Kuki abantu batakiguhamagara cyangwa ngo bakwandikire nk'uko byahoze mbere? Ushobora kuba waragize umuntu mu buzima bwawe mwari inshuti magara, akaba yarajyaga aguhamagara cyangwa akakwandikira kenshi, rimwe na rimwe mukaba mwanahura mukaganira ku bintu bitandukanye, mbega mukagirana ibihe byiza. Ikibabaje ni uko uwo muntu nyuma y'igihe ibintu byaje guhinduka, uwo muntu ntiyongere kuba yakuvugisha nk'uko byahoze. Wanagerageza we kuba wamuvugisha akakwereka yuko atakikwitayeho, ukaba wakwibaza ati ese nakoze iki, byagenze ute uyu muntu ko yahindutse? Ibyo byaba biterwa n'iki? Muri kino kiganiro tugiye kurebera hamwe impamvu umuntu cyangwa abantu bahoze bakuvugisha badasiba kuguhamagara cyangwa ngo bakwandikire nyuma bakaba babireka. Tukaba turi burebere hamwe impamvu zigeze kuri enye z'ingenzi. Murakaza neza, nk'ibisanzwe ngiye gutegura nkanakugezaho nitwa Ernest. Kino kiganiro nubona kikugira akamaro ube wakwibuka gukora subscribe wenda na like. Impamvu ya mbere abantu bashobora kuba batakikwandikira cyangwa ngo baguhamagare, bashobora kuba batakikubonaho inyungu bagukuragaho. Uzabyitegereze, abantu benshi baza mu buzima bwawe, abenshi baba bakurikiye inyungu cyangwa ubufasha bakwitezeho. Ibyo bishobora kuba ari nk'amafaranga, inama cyangwa n'ibindi bitandukanye. Iyo bamenyereye yuko ubaha ibyo bintu ariko ukaba utakibibaha, icyo gihe batangira kugenda bakwikuraho gahoro gahoro, ukabona ntawe ukikwitayeho, nta n'umwe ushaka kuba yakuvugisha cyangwa se ngo anakwandikire. Aha ni hahandi ushobora kuba warigeze nko gutunga amafaranga, uri umukire, wari ufite abantu batasibaga kukuvugisha, nyuma y'amafaranga yashira ugatangira gukena, bose bakagenda bakakwicaho, kubera yuko nyine bari baramenyereye kurya kuri ya mafaranga, udasiba kubasohokana umunsi ku wundi, mugasangira mukishimana. Wowe wabibona ukagira ngo ni urukundo bagufitiye, rwahehe rwukajya. Icyo ugomba kumenya ni uko atari buri muntu ukuri hafi wese uba ugufitiye urukundo. Akenshi baba bahari kubw'inyungu zabo bagushakaho, ukaba usabwa kuhamenya kugira ngo uzajye ubirinda. Impamvu ya kabiri abantu batakikuvugisha nk'uko byahoze, bashobora kumva ko utakiri uw'ingenzi kuri bo. Uko igihe kigenda gishira, umuntu niko mu buzima bwe amenyerana n'abantu bashya, agira inshingano nshya, cyangwa icyo gihe akaba yagira n'akazi kenshi gatuma aba busy. Iyo rero wamenyereye yuko umuntu akuvugisha cyangwa akakwandikira ariko ntaba akibikora, ashobora kuba hari abandi bantu yamenyanye nabo asigaye ashyira imbere yawe, bya bindi yagukoreraga akaba ari basigaye abikorera, cyangwa hakaba hari nk'inshingano cyangwa akazi yashyize imbere yawe gatuma atakikubonera umwanya nk'uko byahoze. Gusa iyo ari umuntu uguha agaciro yumva ko yishimira kuba agufite mu buzima bwe, yagira abandi bantu yamenyanye nabo, yagira inshingano cyangwa akazi kenshi, akora ibishoboka byose akakubonera umwanya nubwo yaba n'umunota umwe mu cyumweru, akumva yuko agomba kuzirikana ubucuti bwanyu cyangwa se umubano wanyu. Ariko umuntu ugasanga aragiye amaze amezi n'amezi, imyaka n'imyaka igashira atongeye kukuvugisha, kandi ari wa wundi wuzuzaga mesaje na kuru muri telefone yawe atarasibaga kukuvugisha umunsi ku wundi. Ikiba gitangaje ni uko nyuma y'igihe kirekire atakuvugisha, uzabona yongeye kukuvugisha akubwira ibibazo byiwe, agusaba amafaranga cyangwa se n'ubundi bufasha kugira ngo umufashe gukemura bya bibazo byiwe. Rero nubona umuntu atangiye kutajya kuvugisha nk'uko byahoze, hari igihe haba hari abo asigayeho umwanya we, wowe akabona ko utakiri uw'ibanze ku buzima bwe. Rero hano nawe ujye umwihorera, umwereke yuko yaba ahari yaba adahari, ubuzima bwawe bugomba kuba bwiza kurushaho. Umuntu umeze utyo utaguha agaciro, ntukamuteho umwanya n'imbaraga byawe, ahubwo ujye ushaka babandi babona agaciro kawe igihe cyose, aba ari bo uzajya ushyiraho imbaraga zawe n'igihe cyawe. Nubabura kandi wigumire gutyo wenyine, niko isi iteye. Impamvu ya gatatu ushobora kubona abantu batakikuvugisha nk'uko byahoze, ni uko muri ubu buzima bwa buri munsi tubamo hari abantu baba bafite ibibazo byabo bwite bari guhangana nabyo. Bisobanuye yuko umuntu ashobora guhagarika kuguhamagara cyangwa se kukwandikira atari uko akwanze cyangwa atari uko akwitayeho, ahubwo ubuzima ari kubamo cyangwa ari kunyuramo afite stress aterwa n'ibibazo bye bwite ari guhangana nabyo, n'ibibazo by'amafaranga, umuryango, akazi, ubuzima n'ibindi bitandukanye. Akaba araharwana nabyo wenyine, akaba atashobora no kuba yagira abo avugisha cyangwa yandikirana nabo kugira ngo adashiguka muri uko kubavugisha yazanyemo ibiganiro byerekeranye n'ibibazo by'iwe bwite. Nkawe rero ukurikiye kino kiganiro, ugomba kumva ko iyi minsi turi kubamo cyangwa ubuzima turi kubamo, abantu benshi bafite amadepresiyo bari guterwa nyine n'ibyo bibazo bitandukanye. Utari kurwana n'ibibazo bishingiye ku miryango, aba ari kurwana n'ibibazo bishingiye ku buzima. Utari kurwana n'ibibazo bishingiye ku buzima n'imiryango, aba ari kurwana n'ibibazo bishingiye ku bukungu. Ubwo rero babahitamo kwituriza bakicecekera,
bakumva yuko bagomba gukontorora amarangamutima yabo no kwimenyera ibibazo byabo bwite nkabo, kuko baba banazi ko abo bari bubwire ibibazo byabo hafi ya bose ntacyo bari bubafashe mu gukemura bya bibazo byabo. Niyo mpamvu udakwiriye guhita wumva ko buri gihe kuba umuntu atakikuvugisha bisobanuye yuko yakwanze, ahubwo nyine nk'uko tubibonye aba akeneye kuba wenyine kugira ngo arwane n'ibyo bibazo byiwe ku giti cyiwe. Icy'ingenzi ni uko ubanza kumenya iyo mpamvu, ukaba ushobora kuba wamuganiriza ukamwereka yuko umwitayeho, ariko nabwo ukirinda kuba wamuhatira kuvugana nawe igihe atabishaka. Impamvu ya kane ushobora kwisanga nta muntu ukikuvugisha nk'uko byahoze mbere, ari nawe nasorezaho, ushobora kuba warababaje umuntu nawe utabizi. Ibi ngibi nyine bikunda kubaho, ugasanga umuntu yari inshuti yawe, muvugana kenshi, musurana kenshi, ariko igihe kikagera bigasa nk'ibihagaze, byaraturutse ku bintu bitari byiza wavuze byabaje uwo muntu, nk'igihe mwari muri kuganira, muri kwandikirana, ibyo wamuvuzeho ku bandi bimwerekeyeho bitari byiza, cyangwa nk'ibyo wamukoreye bitabaye byiza kuri we, cyangwa se n'ibyo yagusabye kuba wamufasha ntubimufashemo. Ikiba kibabaje ni uko uyu muntu ataba yakwerurira ngo akubwire ko wamubabaje, wenda ube wamenya n'amakosa yawe unayasabira imbabazi, kuko akenshi ntabwo uba uzi icyo wakoze, ahubwo ushobora gutungurwa ukabyumvana nk'abo yabiganirijeho ko wamukoreye amakosa cyangwa se wamuhemukiye. Ubwo rero hano nubona umuntu wari usanzwe akuvugisha igihe cyose cyangwa akakwandikira akakwereka yuko akwitayeho ariko ukabona ntakibikora, bigatuma wibaza n'impamvu yabimuteye. Impamvu ashobora kuba atari we ahubwo ari wowe. Wenda ikindi kibazo gishobora guturuka kuri we nuko abituza agaceceka ntabe yanabikubwira kugira ngo ubimenye. Muri ubu buzima tugenda dukora amakosa ku bantu runaka, ariko natwe ntitubashe kumenya ayo makosa tuba twakoze. Gusa nyine nuko hari n'abantu bitereye gutyo umuntu atabarenganya, ukaba ushobora kubakorera amakosa ariko bo ntibagire ubutwari cyangwa imbaraga zo kuba bakubwira amakosa wabakoreye. Ahangaha rero uba ugomba ukabanza ukicara ukisuzuma, ukibaza ko ntaho waba waritwaye nabi muri bya biganiro mwagiranye na wa muntu cyangwa se no mu mubano wanyu. Wasanga hari aho witwaye nabi, ugatera intambwe yo kumwegera buhoro buhoro, ukaba wamusaba imbabazi, mukongera mugasubukura umubano wanyu cyangwa ubucuti bwanyu nk'uko byahoze mbere. Reka tube twasoreza. Wakoze cyane kandi wowe wakurikiye kino kiganiro. Niba cyakugira akamaro ntugende udakoze subscribe, like no kuba watanga igitekerezo cyawe muri comment. Dusubire mu bindi biganiro.